uyu munsi ndagira ngo mvuge ku rugendo rw'ingabo za East African Community, abakuru b'ingabo za East African Community bagiriye Bujumbura mu Burundi, bakaba bari buganire ku mutekano mu karere n'inshingano za East African Community Regional Forces. Hagati ariko umukuru w'ingabo za Congo we akaba atayitabiriye, atabashije kujya i Bujumbura. Ndagaruka kandi kuri CPI, umushinjacyaha mukuru wa rukiko mpanabyaha Irahe ari muri Congo, yabonanye na Mukwege ndetse avuga ko mu bimwe ngo bimugenza ari uko ari ibyaha byakorewe, massacre zakorewe muri Est cyangwa se mu Burasirazuba bwa Congo. Imirwano yamaze igihe cy'amasaha 2, RDF iza gusubizwa inyuma nyuma y'amasaha 2 yose hafi y'agace Burundi buri deployinze. Sinzi biriya bintu niba ari random cyangwa se niba bijyanye n'amagambo amaze iminsi avugiwe kuri televiziyo y'u Rwanda, aho u Rwanda rumaze igihe rwamagana abasirikare b'u Burundi. Ejo nababwiraga urugendo rwa Paul Kagame muri Nigeria, aho yagiye kwitabira kurahira k'umuperezida wo muri Nigeria. Ikiganiro ndaza kugisubizaho kubera impamvu zitaduturutseho ntarasobanukirwa neza, bahise bagikuraho kimaze kugira abantu bigera ku bihumbi 10. Mwibuke ko muri icyo kiganiro harimo cyakora na video yose yabereye hariya mu bifobagane muri Maine. Iyo video ndayifite, izakoreshwa ikindi gihe mu gihe bizaba ari ngombwa. Bari abantu bose baje muri iriya nama FPR, aho bari babanje kuvuga ko ari mu by'ukuri ko ari inama y'abanyarwanda, community nyarwanda yo muri muri North America cyangwa se muri Amerika, USA na Canada, ariko bikageraho bayise ku mugaragaro ko ari ya FPR Inkotanyi. Reka rero izi updates mbanze nzinyuremo vuba noneho mbone kuza gushyiraho iriya igice cya kiganiro nari nakoze bamaze gukuraho mu kanya. Nk'uko nababwiye rero, ndahera kuri inama y'abakuru b'ingabo za EAC bahuriye i Bujumbura mu Burundi kwevaliwa imikorere y'ingabo zabo hariya muri Eastern Congo cyangwa se mu Burasirazuba bwa Congo. Izi ngabo zizwi ku izina rya EAC aircraft, niba ari aircraft cyangwa se East African Community Regional Forces, amagambo maremare, zikaba zimaze igihe hariya kirenga amezi 6 ariko cyangwa amezi 8 ahari, ariko zikaba mu by'ukuri zisa nkaho ikintu bashoboye gukora bagezeho, niba nabyo nabyita ko babigezeho, ni ibintu bya ceasefire. Bavuga yuko batashobora kurwana, ariko barabuza yenda iyo mitwe kurwana, badeployinga abasirikare hagati no hagati cyangwa se mu migi cyangwa amasantere akomeye amwe izo ngabo za RDF zabagamo. Noneho nyuma yaho bakoze kiriya kinamico cya withdraw cyo kuvuga ko bavanyemo cyangwa se basubiye inyuma, ingabo za EAC zihagarara muri utwo dusantre, ariko ingabo za M23 na RDF ntabwo zigeze zisubira inyuma nk'uko bashaka kubitubwira, ahubwo zagiye mu misozi mu birometero bike cyane uvuye aho zari ziri, kugira ngo zibeshye ko zakoze za compliance na withdraw. Ibyo bintu rero babikina gipolitike, ariko nabyo byazanye ikibazo hagati y'izo ngabo za RDF nazo, kuko ntabwo ziri mu masantere ariho hantu supplies zituruka, ariho supplies nyinshi zituruka. Rumanga barahava basigira abandi basirikare, ariko bakaguma bacungiye hafi, the logistics zigakomeza zikaza ziturutse mu misozi iyo za Kabuhanga cyangwa se mu Rwanda Kabuhanga, mu bice bitandukanye. Kubera ikinamico nyine bavuga bati reka tubanze tubebeshye yuko twasubiye inyuma, noneho turebe ko baduha ibyo turimo gusaba, harimo no kuganira. By'ukuri ntabwo babibahaye, kubera ko nabyo ku rundi ruhande batigeze bakora ibyo bari barasezeranye nko gusubira inyuma, ko ntabwo basubiye inyuma, batanze gusa position zo mu dusantre ya Siradukaba,
ariko ntabwo bigeze bahava. Ubu kugeza n'uyu munsi harimo haratutumba uruntu haratutumba umwuka w'intambara kubera iyi myitwarire y'izi ngabo za RDF muri Kongo. Uyu munsi rero habaye mu mbabare gato nsubira inyuma mbere yo kuvuga iyo ntambara. Icyo nashaka kuvuga nuko icyo ingabo za EAC zagezeho nuko zashoboye at least kuvuga ko hari ubushyamirane ku Rwanda bya buri munsi byari bimaze kuvaho. Of course na Kigali baramaze kunanirwa mu bisuganya na formation, niko bigenda iyo bakoze ceasefire batangira kwisuganya. So ariko ikintu kijyanye no kuvuga ngo mandate ya fede route ya Rwanda ntayo bigeze bakora, kubera ko mandate iravuga ko bagomba kwamburwa intwaro bakajyanwa muri aho bagomba kuba demobilize. Murabyibuka ko General Nyaga yabivuze ukundi, n'uyu munsi ntago bigeze bahajya, baracyari muri iyo misozi kuko nahoze mbabwira mu kanya kashize. Uyu munsi rero uyu munsi ingabo za EAC zahuriye ngo gukora iyo evaluation, ariko gukora babwiraga ntabwo umusirikare mukuru cyangwa se umuyobozi w'ingabo za Kongo ntabwo yabyitabiriye. Ibyo rero ni ikintu cyiza cyane, kuko iriya kinamico yo gukomeza kwangiza amafaranga ya mission n'ibindi, ibyo nabyo ni imitwe uba uriho ukinira muri teritwari ya Kigali, bagakomeza badraginga ibintu by'amanama gusa, ngo hari amanama hari ngo harimo amanama, hari ngo bevaliwe ibyo aho baherukiraho hari ikintu cyahindutse, ku buryo bavuga bati noneho hari cyahindutse reka turebe ahandi. Yakoze kutajyayo kuko iriya ni teritwari ya Kigali mukiniramo, ibintu byo gukomeza kuyobyibura ari gutinza gahunda, ariko umugambi nta wundi ari ukugira ngo bo babe bisuganya. N'uyu munsi tuvugana nababwiye ko bafite training irimo ibera mu Rwanda za Gabiro, bariho bigisha leadership ingabo cyangwa se iriya mitwe ya bariya bayobozi buriya mutwe ba M23. Donc ibyo rero byumvikane ko Kongo irashobora kuba yaramaze kubavumbura cyangwa se yaramaze kubamenya, nubwo nibaza ko byaba byaratwaye igihe, ariko wenda bari babazi nabo bakina bakurikije bavantaja. Ikaba ariyo mpamvu uyu munsi umukuru w'ingabo za Kongo Gen.Tshiwewe atigeze ajya i Bujumbura, ariko Kazura we yagiyeyo, wa Uganda yagiyeyo, wa Kenya Mushasha yagiyeyo, ndetse nabonyemo n'umuyobozi wa EAC Regional Forces nawe mu ifoto muri buze kubona cyangwa se mubona ngaha kuri ruhande rw'iburyo wa mbere, akaba ari uriya musirikare nubwo bambaye amakoti, ariko muraza gusanga ko mwibuka neza abari. Uyu munsi nubwo ibyo byabaye, nibwo ingabo z'u Rwanda za RDF nako zagerageje kurwana zitera ku birindiro biri hafi y'aho ingabo z'u Burundi zirahitwa Kabukomo cyangwa se Kabukomo. Ntabwo ibingibi ari coincidence. Kuki u Burundi kuki bakomeze gutera hafi y'u Burundi? Of course baba imbere bamba, kuko bo bariho barakora inshingano zabo nk'uko na President Tshisekedi yabivuze. Uyu munsi rero bahateye baharwanira amasaha agera kuri abiri, kugeza ubwo RDF yananiwe igasubira inyuma. Nibaza ko mu bindi by'amakuru y'intambara nako yabaye uyu munsi nzabigarukaho mu kiganiro cyacu live ejo. CPI muri Kongo. Iyi CPI nubwo hashize igihe kinini cyane ibintu tuvuga ati si byaha Kagame akora muri Kongo bizagera igihe byishyikirizwe ubutabera, nibaza ko igihe kirimo kugenda cyegerana ko uyu munsi rero yabonanye umushinjacyaha mukuru yabonanye na Dr. Mukwege, muzi wafashije ni recipient wa Prix Nobel, igikombe cy'amahoro ku isi, ndetse akaba yaravuye cyane yarakibonye kubera uburyo yitaye ku bantu bahohotewe n'ingabo zahoze ari za FDL na RPA icyo gihe zitaba RDF, ndetse bikaba bizwi neza ko ari ingabo zo mu Rwanda arizo zakoze ibyo byaha zifatanyije n'ingabo zari ziyobowe na Perezida Kabila, Laurent Désiré Kabila.
mu byamuhagurukije nk'uko byanditswe mu itangazamakuru ntabwo ariho bica ku ruhande nuko ngo ari biriya byaha byakorewe hariya n'ibyaha byakorewe muri est ya Congo cyangwa se Muburasirazuba bwa Congo. Abyo rero byose birazwi, massacre ntabwo ari za kera n'izi z'ejo bundi za Kishishe za he. Communauté internationale ndibaza ko ifite umukoro kuri ibi bintu. Iyo habaye abuse ya human rights zirasakuza. Nahoze mbona uyu munsi cyangwa ejo bavuga bati kubona Tshisekedi yashima polisi kubera ko yakubise abantu bigaragambyaga ngo kandi ngo batari violent ngo bakubitamo umwana. Natekereza statement yakozwe na Human Rights Watch, nubwo ntayinenga cyane ko nibura at least ikora statement, ariko natekereza uburemere bwa statement bakoze igihe cya John Williams Ntwari cyangwa Jones Ntwari Williams. Nkibaza nti ese koko igikomeye kurusha ikindi niki, cyangwa se par exemple outrage yabaye ahangaha mumbwire kandi President Joe Biden yabivuze uyu munsi ngo araza gufatira ibihano cyangwa se ntabwo namwumvise amajwi ariko nabonye byanditswe bavuga ko ngo Joe Biden yasezeranye ko ari buze gufata ibihano kuri Uganda kubera ibintu harimo n'igihano cy'urupfu, ngo kubera ibintu batoye itegeko batoye harimo n'igihano cy'urupfu ku bantu bakoze cyangwa base baregwa ibyitwa aggravated homosexuality, aho birimo nk'abantu bafashe abana ku ngufu ari abantu baba homosexuel, bati harimo nuko bashobora gupfa. So nareba ukuntu babihagurutse batangiye kwambura visa umukuru w'inteko nshinga amategeko wa Uganda, baravuga ko bari gufata ibihano. Ariko tekereza Kishishe abantu bahaguye ko bangana imirambiri ku gasozi, ntabwo ari no kuvuga ngo iyo ngo bategereje ko hari uzakora icyaha ngo barangiza bakamwambura visa. Bo byarakozwe ibyo byaha. Wakwibaza ukavuga uti se equivalence irihe, cyangwa se kuki ibimwe aho bavuga bati ntidushaka ko hazagira abantu bapfa, bityo rero turashaka kugira ngo iri tegeko murisubireho, kandi bivugwa ko n'iryo tegeko ritaranajya nta n'umuntu n'umwe baranarikatira, ariko yenda birashobora kubaho. Ariko roho tekereza handi ho mufite evidence, abantu binjira mu nsengero bakaza bagatwika, abantu bagasiga batabashyinguye, ni henshi cyane. Abo bo bakaba ntihagire umuntu uvuga ati nambuye visa aba bantu bashyigikiye abangaba bakora ibintu nk'ibi. Niyo mpamvu communauté internationale double standard rimwe na rimwe usanga ituma no kubizera nabwo biba biri ikibazo gikomeye. So nibabe bavuge bati turakora ibintu byose kimwe, tubone ko koko bababajwe n'ubuzima bw'umuntu. Noneho baravuga bati tubabajwe n'umutinganyi ushobora gupfa ataranapfa, abapfuye bari aho ngaho ntabwo tubona uburakari bungana. Donc harimo double standard, nibaza ko bakwiriye kugira nabo ibyo bahindura kugira ngo bitazagaragara ko ari abahypocrite, ko harimo hypocrisy. So ibyo nabivugiraga gusa ko hageze kandi bikwiriye ko inkiko mpuzamahanga zikwiriye kureba ibibazo byo muri Congo n'ubiri inyuma, noneho bagatangira bagafatwa ibihano. Hanyuma ku kibazo cya Nigeria ntabwo ngiye gusubizaho audio yanjye ko ntashaka kwivaho, narayimvuzeho ninjoro, ndakuraho gusa kiriya gice cy'ibifobagane, ariko nacyo tuzagikoresha mu bundi buryo. Iki rero iyi video, iyi audio nagiye nako ni video actually naraploadinze ninjoro, muraza kubona ko imyambaro yari itandukanye ko atari iya nonaha, ariko navugaga uruzinduko rwa Kagame. Mu byo navugaga harimo n'uruzinduko rwa Kagame muri Nigeria. Aho nganira n'umuntu umusesenguzi cyangwa se expert mu bibazo byo mu karere, aravuga ati wibagiwe ahubwo no kuvuga ko uretse no kuba agiye kurahiza mu perezida wa gatanu, we ari wabaye wa gatanu, Kagame wari ku butegetsi ari umwe gusa wabayeho. Ariko noneho
donc yarahije abo bose, umwe akongera akareza undi kugeza uyu nguyu akaba yarahije wa gatanu. Kugenda byo murabizi ko ari ibintu yikundira cyane, ndetse basukwa ngo niwe wenyine watumiwe, ariko nabonye n'uwe Burundi yagiye, yes, ariko ntabwo bose bagiye. Ariko noneho nubwo yagiye da, kuba ugiye kurahiza perezida wa gatanu inshuro 5 barangiza manda rimwe na rimwe akarangiza 2 ukiri ku butegetsi, ariko none icyo kintu nyine ko kumugani we nuko abo bantu bose icyo kintu cyo ntashoboye ntavuze kandi kiri important, ndetse ko nzabigarukaho mu biganiro bisanzwe bitari pre-recorded, nukubona nabo ba president araba yicaranye n'aba former presidents abacyuye igihe, abo yagiye yarahiza yicara akabudesinga kurera kwabo, akarangiza manda zabo bagacyura igihe, akaza undi bagacyura igihe, mukaba noneho muri musangira muri banquet, mukaba muri kumwe cyangwa se muri biteyison. It is unbelievable. Video yose rero ngiye kuyibashirireho, mugire ibihe byiza. Iyi munsi naha hari konje, muraza kwihangana yuko ntabwo twakoze live, ubwo ndavuga twebwe kuri East African Daily, nabwo hari ikiganiro live, ariko reka ejo tuzaba turi kumwe. Ngiye audio rero nkuko nababwiye, cyangwa se nkuko nari video nayikoze nimugoroba, imwongere imyisubizeho nubwo hatariwe harimo iriya gice cy'ibifobagane muri meme. Mugikomeze mugire ibihe byiza rero na hejo bakunzi ba East African Daily. Mwari kumwe nanjye Jean Paul, turayishimye naho ubutaha. Kuri uyu munsi ndaza kugaruka ku isoko rya Gakinjiro ryatwitswe na guverinoma y'u Rwanda cyangwa se na leta y'u Rwanda umujyi wa Kigali, ariko bagashaka kubeshya yuko ari impanuka cyangwa se ari accident. Ndaza kubereka rero impamvu atari accident. Ndagaruka kandi ku ruzinduko rwa Kagame muri Nigeria, ndetse ngaruke no kuri iriya event, iriya gahunda FPR yise yuko ari umuhuro w'abanyarwanda muri Maine no muri Canada. Sinzi impamvu babihishe, ariko bikaza kugaragara ko ari umuhuro w'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Gahunda zabo zose, ibibanziriza ibitaramo, na macengera matwara FPR Inkotanyi, nibyo barimo kubwira abaturage cyangwa se abo bita ko ari community y'abanyarwanda mu bice byombi, ibyo bagomba gukora n'uburyo bagomba kuba aggressive ku bijyanye n'izi ntambara zo muri Congo, kuzidefanda, kwerekana ko ari survival y'abanyarwanda, ndetse imitwe cyangwa se abayobozi ba FPR mu bice bitandukanye muri Canada no muri Amerika bahuye, abara kujya bahura na ambasade mu duco duto, barangiza bakaza kujya muri bira bya rusange babeshya ko ari ukotsa kugira gute gusabana, ariko ibyihishe inyuma n'ibindi. Reka mbahe ikaze rero bavandimwe, turi kumwe kuri uyu mugoroba. Jean Paul turayishimye ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. Reka mbashimira ko tubanye, kandi nizere ko mwagize umunsi mwiza aho muherereye mwese. Mbere yuko ngaruka kuri uriya muhuro w'abanyamuryango wa FPR muri Maine, ndagira ngo mbanze nyure ku makuru make cyane yaranze uyu munsi, icyumweru yaranze uyu munsi, arimo urugendo rwa Kagame muri Nigeria, impunzi zo muri Malawi zikomeze guhungetwa, isoko rya Gakinjiro kuko nari maze kubibabwira. Reka mpere kuri izi mpunzi zo muri Malawi. Izi mpunzi zirimo zirahungetwa, zivanwa aho zari zimaze gusetoringa, none barimo barazijyana mu nkambi bavuga ko itarimo n'ubuzima. Bamwe muri bo bari barabacuruzi, bamwe muri bo bari bafite amaduka, bamwe muri bo bari bafite utuntu tubafasha kugira ngo abana bashobore kwiga, ariko ku bufatanye bw'u Rwanda na leta ya Malawi, noneho
barimo barabajyana mu nkambi kubera ko badashaka abantu baseturinga bakiteza imbere. Ikintu kibabaje cyangwa se kinagayitse muri ibi bintu nuko president wa Malawi nabonaga ari umuntu ngo ni pastoro, no muntu w'iyobokamana, ariko niwe muntu uri mu bambere ku implementing izi policies cyangwa se gushyira mu bikorwa iyi gahunda politiki, aho bavuga ko abanyarwanda bariyo impunzi zihari, ntabwo ari z'abanyarwanda gusa n'iz'abarundi gusa, nazo zifite zabaye affected, ngo bagomba kujyanwa mu nkambi. Reba imyaka bamaze, ibyo amategeko ya Malawi simbizi, ariko bamaze imyaka irenga 20 n'indi mu buhungiro. Niba batabajyanye badakoze ibyo bita relocation program, ngo bajyane mu bihugu nka za Finland, Australia, America, Canada, Sweden n'ahandi, abandi imyaka 20 ni myinshi cyane uri impunzi muri icyo gihugu, bashobora gukora ibyo byo kugira ngo bibesheho birwaneho, nkuko biba muri Uganda, nkuko biba n'ahandi. Ntabwo nzi niba hari itegeko babishe rya Malawi, nababwiye ntisimbizi, ariko harimo contradiction y'abo bantu biyita abakristo. Gusa bakwiriye gutabarizwa bikamenyekana. Byamenyekana bite? No, ntabwo ari abavuga ikinyarwanda. Umunsi mushobora kwishimira ko Jean Paul yabivuze kuri East African Day, ariko hari abandi bakeneye kumenya batayumva, nabavuga icyongereza, nabavuga igiswahili, nabavuga nabo muri SADC. Hari hakwiye kwandikwa inzandiko, cyangwa se mwebwe babikora mwizo mpunzi ubwazo mugatangira mutabaza mwamagana iki gikorwa, ariko mu bice bya za SADC. Nizere ko mufite ubuyobozi bw'impunzi aho ngaho. Kumva nabivuze uko gusa ntibihagije, birasaba nkamwe mu buyobozi bw'impunzi kugira ngo ikibazo cyanyu cyangwa se iyi ubutabazi bugere kure hashoboka. Ni ukwihangana rero, mu by'ukuri ibi byo komeza kubahungeta ntabwo nibaze, ntabwo bisobanutse, nta nubwo nakubwira ngo ikitumye babikora yenda bashingiye kuri iki n'iki, nibo bonyine ubwabo bazi impamvu yabyo. Reka nze kuri uruzinduko rwa Kagame muri Nigeria, nduvuge hiki ngo yagiye kwitabira kurahira kundi mu president. Nigeria ifite icyo bise Repubulika ya gatatu, ndibaza niba ntibeshye nkurikije ibyo numvaga amakuru mu minsi yashize ubwo najyaga mu kazi, ariko numva radio amaradiyo cyangwa se za amakuru ku bijyanye na Nigeria kubera amatora. Muri iyo Repubulika ya kane hamaze kujyamo abaperezida 4, iyo bavuga ko ari Fourth Republic. Harimo Olusegun Obasanjo wari muri 1999, harimo Umaru Yar'Adua, hakabamo Goodluck Jonathan, hakabamo Muhammadu Buhari ari wari uhari ubu ngubu, noneho hakaba hatowe nako uwitwa Bola Tinubu. Iyo misi yose muri Repubulika ya kane nshobora kubivuga uko bitari ko bimeze, ariko reka tuvuge ne kujya no muri bya Repubulika cyangwa technicality y'uburyo babyita. Reka mfate igihe Kagame yagiriye ku butegetsi 1994, abaperezida bose maze kubasomera batangiye mu 1999, hamaze kujya abaperezida 1 2 3 4 5, uyu ni wa gatanu Kagame agiye kurahiza. Eske vraiment umuntu utagira isoni n'ikimwaro no ku maso, ibi ni ibintu koko uri ku butegetsi ukaba ugiye kurahiza perezida wa gatanu, wowe waranabatanze abo bose uko ari 5 warabatanze kugera ku butegetsi. Ubu ndavuga kubatanga no kuba guverinoma 94 bizimwe mukambwiye ngo ari president. No, yari igishushanyo cya president, ariko ntabwo ari president. Ntabwo bafataga ibyemezo, nta power yari afite. President yari n'ubundi yari asanzwe ari Kagame. Nta kintu navuga kuri uruzinduko, biragayitse, ariko Kagame nta soni agira, nta kimwaro agira, gufata inzira gahambira ngo bantumiye gusa, tout simplement. Barampa indabo nako ndaza gufungurirwa tapi rouge ngeze hariya Abuja. Twarahombye, igihugu cyarapfuye amagana. Hanyuma rero ndeka mbere yuko ngaruka kuri iriya nama ya FPR Inkotanyi muri Maine, nze kuri Gakinjiro abantu bose barabibonaga ko yatwitswe, yaratwitsira kongorwa.
nta yindi mpamvu yatumye bahatwika, ni bya bindi bavuga ngo abaturage ngo nibisenyere. Nabo nibyo bakoze, ariko no hanga ntibisenyeye kubera ko nta baturage barimo, kubera ko yari isoko bahengereye amajoro, noneho baza kubatwikira isoko mu ijoro kugira ngo nyine babahombye. None babasabye ko bongera gutangira kubaka bushyashya. Nta bindi bimenyetso mukeneye, ngo bagomba kubaka bakongera bagasaba permis yo kubaka nako ya residence yo gutura. Ose ukeneye hari ikindi kimenyetso ukeneye? Nibiyubakire, nidusanga bikwiriye tuzabaha permis ya residence, nidusanga bikwiriye ntabyo tuzabaha. N'abayihawe bandi bose murabizi ko bagiye basenyera amazu. Basenya mu Rwanda ntabwo ari uko yose abadafite permis, ni igihe cyose kigeze bakavuga ati ntabwo tuyashaka. Biriya bintu ni nta handi byakorwa uretse mu Rwanda honyine gusa. Nta handi wapfa no gusenya n'ikiraro cy'umuntu yubakishije ibiti, yubatse mu ijoro rimwe, mu gitondo ukabyuka gisenya. Nta n'ahandi bishobora kubaho ku isi bishyigikiwe na leta. Abisambo byabikora ukemerwa babikoze abari. Impamvu babikora nuko bazi ko abaturage bamaze kubashyira mu gipfunsi cyabo, bazi ko nta complain bazigera bakora. Birababaje cyane, ariko uriya Rubingisa niba azajyahemo ukagira Imana mwe, niba abikora kubera ko zira za blackmail bamufite, rega niko bakora. Ntabwo ari Rubingisa gusa, n'abandi bose bakagufata bakakugira bakakublackmailinga, warangiza ikintu cyose ugasigara ukorera kuri telecommande, ukajya kuri mikro. Gendiwe navuze nibwo ari polisi za Kagame, reka jewe yenda mbikore mbishyire mu bikorwa, ariko sinshaka kujya kuri mikro ngira icyo mbivuga. Genda wihishe kamera, wihishe abanyamakuru, ariko nawe of course ari muri mood fagati ya inzu zarahiye, ariko nibongere bubake, tubanze turebe mbere yo kuha residence. Ntabwo ari ukuvuga ngo barashaka no guhisha yuko bafiri inyuma y'iri senyerwa ry'aba bantu. Barabigaragaza ko ari bo baritwitse. Isoko rya kari agakinjiro kahariya nyine aho bita agakiriro je passe Gisozi. None bagiye gutangira bushyashya. Baraje baravuze muri cya kiganiro bati hariya ukuntu hari hameze, washobora gushyira itabi ukarijugunya, ukanywa itabi rigahita ritwika. Donc ni ukuvuga ngo ibyo nizo riske bangaga, cyangwa se bavugaga bati okay, reka noneho tuboneyeho kugira ngo bubake cya gishushanyo mbonera twashakaga, tutabakompensatinze, tutabishyuye, tutabahaye ingurane, kuko ibyo tugiye kubashyiraho ntabwo bazashobora kubyishyura. Tugiye kubabwira ibyo bagomba kubaka kandi ntabwo bashobora kubimitinga. Barahombye number 1, byakabaye bavanamo nayo kubaka. Barayatwitse, materiel ziratwitswe, ibigurishwa biratwitswe, ariko bagiye kubasaba noneho ko bashyira inzu aho gakinjiro bagashyira kuri standard yindi yo ku rwego rwa 2025 harya cyangwa 2030. 2050 byarahindutse, vision 2050 bamaze kubatwikira, nta rufaranga basigaranye. Iyi leta nuko kubera ko nyine iri mu nzira igenda, ariko imaze kwiha rubanda koko, nubwo ntacyo bibabwiye. Ariko ibi byose muzabyishyura, cyangwa se muzabyicuza, yenda nimutanabyishyura muzabiregreta ubuzima bwanyu bwose. N'uyu musinzi ko mufite amahoro, sinzi ko muryama ngo musinzire mwumve ko mufite peace of mind. Ariko abantu mukorana n'abakriminere bose, buriya abantu bemera gukora iya mirimo bakayigumamo bose n'abakriminals benshi, kuko nta kuntu bagushyira kuri uriya mwanya wo kujya wirirwa uzana imiborogo mu baturage ukavuga ngo no, ngo nukubera ko Kagame abintegeka. C'est pas possible. Ugomba kuba nawe ufite biguha pleasure, ubikora wumva ko ntacyo bitwaye. Kandi koko bavandimwe, iyi nkuru agakinjiro ntabwo nakwirwa ntinda kuri ibi, kubera ko nukubaha gusa kubereka ko noneho nabo bavuye
mu ikoti ryabo bakaza kugaragaza ko koko basenye aribo basenye karaga kintu cyangwa se ko aribo bagatwitse. Murekere ngarukiye kuri iyi uyu muhuro cyangwa se inama ya FPR Inkotanyi muri Mene. Mwibuke yuko advertisement yose bakoze bashaka kwerekana ko iriya ari bashaka kwerekana ko ari inama ngo ya community y'abanyarwanda cyangwa se Rwandan community muri Mene. Niko ba advertising bashiramo gahunda z'imikipira barundi nabo ngo bazaza, ariko icyo babikoreye kwari uguhisha umugambi nyirizina, kwari uguproteja iyi nama yabo, ariko batavuze ngo FPR zakora inama mu mahanga. Ni FPR narabonye n'abantu bambaye amashati ya FPR Inkotanyi, biranditse aha ngaha murabibona ko ntabwo babihisha, byanditse ko ari FPR Inkotanyi kuneza muri Mene, kuri banners za FPR nizo zimanitse imbere, indirimbo zose za Masamba n'abandi muri cya gitaramo cy'abejo bundi byose ni Inkotanyi za rutashe, twararutashe, ni za zimwe zaririmbwe n'abantu b'Inkotanyi at time, harimo na Jean Paul Samputu, ni Nsinzi bana b'u Rwanda, Inkotanyi zigize zite, n'ibintu byose by'Inkotanyi byose ni bya FPR Inkotanyi. Bimwe nabivugaga ejo buri ntazi ibintu bari buvugire mwahanga, nababwiraga ko community y'u Rwanda yapfuye, ariko tekereza na arrogance nabo bafite ubwabo ku buryo basigaye babyita ngo ni community nyarwanda, wirengagize ko bafite ibyo bintu bashaka guhisha kugira ngo abantu babizemo, wirengagize ko bashaka kujya tubatayizinga gutyo kugira ngo be kwerekana ko ari FPR yenda, ariko urebe ko nabo batagira isoni yo kuvuga ngo ni community Rwandan community muri North America, Canada na US. Ariko tekereza kujya muri Maine. Selection ya Maine ni yihe? No kubera ihe mpamvu. Kubera ko ari community y'abanyarwanda benshi. Impamvu h'abanyarwanda benshi muri Maine na ahantu muri Portland ko bariho banahitiyemo, na ahantu k'abanyarwanda barenga nka community y'abanyarwanda shobora kurenga nka magana arindwi. Nigeze kujyayo cyo gihe yari kuriwe n'umugabo witwa Kayiranga Jean Pierre, bavuga ko ni wari ukwiye community ari muri procedure zo gusaba ibyangombwa, ariko ambasade Kimonyo iriho imuhigira hasi kubura hejuru, byacanganyikiwe nawe ndabyibuka. Bamubwira ko agomba guhamagaza community y'abanyarwanda, ni impunzi yahunze. Kimonyo arimo aramushaka ngo atumize inama ya community y'abanyarwanda. Icyo gihe bari bagifite ikintu gisa na community y'abanyarwanda gito cyane, ariko kitari kinini, kuko rega ibyo bintu byagiye bisenyuka nyuma. Ndibuka ko 2010 twari dufite diaspora n'ahangaha Boston, hari ikintu cya diaspora, nubwo batumizaga abantu bakaza ba ministre, ndibuka ba Musoni James barazaga, ariko bakaza ari abashyitsi of course b'icyubahiro ko ni ministre, ariko akaza atari we organizer w'ibyo bintu byoganijwe n'abanyarwanda. Ibyo byahise bipfa burundu obviously, birapfa. Ibintu bitangira muri za Rwanda Day, bijya muri Culture Day, bijya muri musique, bijya mu yobokamana. Murabona ya kintu cyo kumaximiza FPR ikora mu mahanga. So muri Mene naho hari community y'abanyarwanda bafashanya, bafite izindi agenda zitandukanye n'iza FPR. Icyo gihe nk'uko mbivuze, Kayiranga ntabwo yari muri FPR, yari umuntu urushaka nawe uri w'impunzi. FPR iramuzana, nako iramuhamagara, isaba ko imushyira kuri spot, iramubwira iti tumiza inama ya community. Actually no, I'm so sorry, reka nsubire inyuma gato. Baravuga bati turashaka kwatane, hari inama yateganyijwe, hanyuma bavuga ati turashaka kwatendinga, muzadu kandi mugomba kuvuga. Kayiranga icyo gihe ko twaravuganaga nabwe no, niba bashaka kuvuga, noneho namwe muhe impande zombi umwanya, natwe muhe n'abantu bo muri opposition nabo bavuge, kuko ntabwo uzavuga ngo uhaye FPR ijambo
cyangwa se ambasade y'u Rwanda ijambo ariko ntuhaye abandi batavuga rumwe na FPR. Haba amanama nayagiyemo na Edamu Kabagwiza yararimo ariko ntabwo nayagiyemo in person, ariko nari muri izo conference call zabo bakoraga nabira bitwaga ba Ivete something muri New York. Ntabwo rero ikindi rya kabiri ariko muramuzi, numva ibyo bintu narabifashe, twarabiri nako twarabivuze tukabiganira. Icyo gihe nakoraga nari mfite ikiganiro kuri Raditahuka, ndabivuga ni kera cyane ariko byarabaye. So nyuma yaho cyakurikiye nuko twebwe batuvanyemo, banga ko baravuga ati okay, mwege mushobora kwicara mukatendinga ariko nta jambo muzahawe, ariko tuzariha ambasade. Donc nguko ngiye imyumvire y'iyo communauté y'abanyarwanda. Ntabwo byashize ahubwo byagiye byiyongera, bikomeza kwiyongera. So uyu munsi rero muri hamaze iminsi ni minsi 3 kuva ejo bundi bahashika ejo igitaramo, uyu munsi amanama arakomeje. Ni ibintu bya FPR kandi bajya kusaba izo mpunzi. Nababwiye ni men bajyayo kubera hari community y'abanyarwanda benshi, kubera ko umuntu wese uhunze Kigali nubwo yaba ari maneko, nubwo yaba ari intore, yaba iki, bose babanza muri men abenshi bakajya gushaka, bakaba ariho bajya kuyo, kubera ko hari ibintu bya gouvernement ya leta ya men byo kubaha ubufasha, babaha amazu, bakabagaburira, bakabatunga kugeza igihe babonye ibyangombwa. Noneho abantu bamwe bahishamo bamaneko bakahaza. So uyu munsi rero niyo mpamvu uzajya yumva kenshi itorero riherutse ejo bundi. Kubera iki? Baravuga bati iyi ni area dushobora gukoresha iriya community y'abanyarwanda, igateranya amafaranga, igakodesha sale n'ibindi, tukaza tukabyungukiramo nka FPR, bakohereza abantu bavuye mu Rwanda. Nibyo byabaye, muraza kubona muri iyi video ngiye kubashyiriraho. Mwirebere banners za FPR Inkotanyi, mwirebere ambassadrice Mukantabana Matilda, murebe izo ndirimbo, mwebwe mureke ibyo mvuga ntimubikurikize, mwiyumvira ibi bintu namwe mumbwire muti iyi ni communauté koko y'abanyarwanda. Birababaje kubona ibintu bigakorwa muri Amerika, bigakorwa mu bihugu bitandukanye, ariko Amerika yo barayivogeye cyane, kubera ko izo ngirwa mpunzi dukwiriye no kugira ngo twadresse ikibazo, ko niho hantu hihisha abo bantu babeshya ko ari impunzi, bakaza bakatura, bakatangira gukora ibintu byo kuhungeta abandi, cyangwa se no gukora ibintu byo kudiscriminating abandi. Ntabwo nkeneye kuvuga byinshi, nkuko nabibabwiye ko nzakomeza kubigarukaho. Ibi byari umuru wa FPR Inkotanyi, inama ya FPR Inkotanyi, ni nayo mpamvu nabyise uko, yabereye muri Portland, Maine. Reka rero ntabakereje, mwirebere video kandi mugire icyumweru cyiza bavandimwe. Abo muri Amerika mukomeze muryoherwe na long weekend, happy Memorial Day weekend. Naho ubutaha na hejo nako, please reka murebe iyo video rero.